Kwizera kutanyeganyega. Abaheburayo igice cya 11:22. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yaragiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kwa Bisirayeli agategeka iby'amagufwa ye. Yosefu numwe mu ntwari zo kwizera zifite amateka yo kwizera gukomeye no kugendana n'Imana ntatandukire kugera ku iherezo. Ibigeragezo byose yaciyemo yabiciyemo nk'umuntu w'Imana. Yanzwe na bene se nta mpamvu, bamugurisha kuba umucakara, amara imyaka myinshi ageragezwa n'isezerano ryari risa n'iryaheze, nyamara akomeza kwizera Imana no kuyihamiriza ko isohoza amasezerano. Igihe kigeze yavuye muri gereza aba umutware wa Egiputa yose, ariko abamugiriye nabi nta n'umwe yigeze yitura inabi, ahubwo yabagiriye neza, arabagaburira, ababwira neza kuko umutima we wubahaga Imana rwose. Agiye gupfa yibutse isezerano ry'Imana ko bagomba kuzava muri icyo gihugu, maze ategeka bene se ko amagufwa ye bagomba kuzayavana muri Egiputa. Bibiliya yera ntivuga neza aho iryo sezerano yari yararikuye, niba ari Imana yabimubwiye cyangwa ari ababyeyi be, kuko ubundi ryari ryarabwiwe sekuruza Aburahamu. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Itangira igice cya 15 umurongo wa 13 n'uwa 14. Aho yari yararivanye hose Yosefu yaryizeye nta gicu cyo gushidikanya. Nubwo yari umutware muri Egiputa, mu mutima we ntiyari umunyegiputa, yari umuheburayo, kandi igihugu cye cyari igihugu cy'abaheburayo, igihugu cy'isezerano. Ibyo twageraho byose mu isi tugomba kuzirikana ko iwacu ari mu ijuru, ko ariho tugomba kuzabiteka. Yanze gushyingurwa muri Egiputa, ategeka ko bazamushyingura mu myaka 400 iri imbere, ubwo Imana izaba ibakuyeyo. Benshi bajya bananirwa kugumana kwizera kubw'isezerano ritamaze n'imyaka 5, ariko kwizera kwe kwarengaga imyaka 100, kukabona ibizaba kera cyane atakiriho, agahamya ko bizaba nta gushidikanya, agategeka ibizakorwa icyo gihe. Yarazi neza ko Imana ariyo kwizerwa, kandi ko iby'isezeranye bisohoza rwose. Uko niko kwizera Imana idushakaho. Ni ukwizera tudashidikanya mu mitima yacu, kandi tugahamisha akanwa kacu dushize amanga, kubwo kumenya ko Imana yacu ariyo kwiringirwa rwose. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Kubara igice cya 23 umurongo wa 19. Kenshi iyo ibigoye bibaye byinshi, igihe cy'isezerano kikaba kirekire, abantu bacika intege bagatangira gushidikanya no kwatura amagambo yo kutizera, ntibabe bagihamiriza Imana mu bandi. Yosefu yaciye muri ibyo byose, ariko yagumye ari umuhamya ko Imana ariyo kwiringirwa. Mbese nawe ugumya kwiringira no mu bikomeye? Dusenge. Mwami Yesu, nshoboza kukwizera ndashidikanya, nkomeze nkwiringire no mu bikomeye, mu izina ryawe Yesu. Amen.